uyu mupasiteri yapfushije umwana we ari ku cyumweru, we n'umugore we bafite amateraniro, bamaze kumupfushaho kugira ngo batabaze baze kumufasha gushingura, bahitamo gusiga batwikiriye umwana, bajya mu nzu y'Imana gusenga kugira ngo aho bapfushe umwana bapfishe n'amateraniro, bagira kwizera, bajya gusenga. Reka nguhereze iyi testimony gato, urasanga Imana iyo uyizeye igukorera bitewe nuko wizeye Imana. Niwizera Imana mu mbaraga nyinshi, Imana izagukorera ibirenze by'abantu batekereza. Niwizera Imana mu mbaraga nkeya, Imana izakwiyereka nk'inyantege nkeya. Umugabo umwe wo mu gihugu cy'abaturanyi yari amaze iminsi afunguye church, itorero. Hanyuma yari afite umwana mutoya, umwana we yari afite imyaka 9. Umwana aza kurwara, apfa ari ku cyumweru mu gitondo. Ngo amare gupfa ku cyumweru ari mu gitondo, we n'umugore we bajya inama, baravuga ngo nidutabaza tugahamagara abantu bakaza kudufasha gushingura. Umwana yapfuye, turapfusha iteraniro kandi n'umwana yamaze gupfa. Umugore we bajya inama, baravuga bati reka tugende tujya ku rusengero, umwana yapfuye n'ubundi nitumuzura, dusige tumutwikiriye, tujye mu materaniro. Nitumara gusenga nyuma ya saa sita amateraniro arangiye, nitugera mu rugo turahamagara abavandimwe n'abaturanyi, tubabwire ko umwana wacu yagize ibyago yapfuye, baze badufashe gushingura. Mwene data nkurikirane, wumva uburyo Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Baragiye, pasiteri ajya mu rusengero, ayobora iteraniro, avuga Imana. Hamaze kuvuga Imana, umugore wafata mikorofone aramya Imana, bararirimba cyane, pasiteri arabwiriza ngo batahe. Mwibuke ko basize umwana bamutwikiriye mu buriri. Bakigera kuri porutayi barimo barakomanga ngo umuzamu bakingurire, basanga umuzamu nta wari uhari, basanganirwa na wa mwana bari bazi ko yapfuye, basize yapfuye. Basanganirwa n'umwana arimo ararira ngo dadi mwari mwansize he. Reka mbabwire, Imana ibwira wa mupasiteri iramubwira ngo kuko wizeye ugasiga umwana wapfuye ukanga no kwica iteraniro, narebye kwizera kwawe nkuzurira umwana. Pasiteri atashe asanganirwa n'umwana we. Horiya mama sete yaba, urukundo rw'Imana ni rugari cyane. Iyo wizeye Imana mu mbaraga nyinshi, Imana igukorera ibyo abantu badashobora gutekereza. Kwizera Imana kwawe kurangana gute? Imana ikeneye kuyizera uri muri situation mbi, Imana ikeneye kuyizera wariye, ikeneye kuyizera ushonje, ikeneye kuyizera wambaye ubusa, ikeneye kuyizera ufite amafaranga, ikeneye kuyizera utayafite. Urukundo ukunda Imana rungana gute wowe n'Imana yawe? Igihe cyose wizereye Imana mu mbaraga nyinshi, igihe cyose uri muri situation mbi y'ibibazo, ugomba kugaragaza Imana yawe. Igihe abantu baguhagurukiye bakavuga ngo Imana yawe wasenze yakumariye iki, ugomba kugaragaza ko ari Imana y'inyembaraga nyinshi, ugomba kuyemera mu bibazo, ntukihakane Imana yawe. Umugore atasha asanganirwa n'umwana we. Horiya mama sata ya baba. Igihe cyose ugaragaza urukundo ukunda Imana, ni nako Imana imanuka ikakuyereka. Pasiteri ageze mu rugo ngo asanganirwa n'umwana we, haramubwira ngo mwana wanjye nari nasize upfuye. Iyo wizeye Imana nk'inyembaraga, Imana ikuyereka nk'inyembaraga. Ni ikihe kintu Imana igukeneyeho? Imana ikeneye kuyizera. Ikeneye kuyizera mu bibazo, ikeneye kuyizera mu bisubizo. Imana ikeneye kuyizera wariye, Imana ikeneye kuyizera washonje. Reka nkubwire, ni ikihe kintu gitangaza Imana? Ni urukundo yereka iyo ugeze muri situation y'umuraba.
igihe cyose ugeze mu ntambara inshuti zikakuvaho, abavandimwe bakakuvaho, jya ubwira Imana ngo Mana ndacyakwiringiye, uracyari Imana yanjye. Iyo uhamije Imana mu bibazo, mu ijuru bajya bamanuka bakavuga ngo murebe umuntu wamaramaje, bakohereza ingabo zikugwanirira. Iyo wizeye Imana muri situwasiyo, iyo wizeye Imana mu muraba, iyo wizeye Imana ahantu utabonera Imana, nibwo Imana imanuka ikagaragara ku buzima bwawe. Umugabo witwa Yona, Imana yamutumye Nineve yanga gutumika. Haravuga ngo sinshobora kujya kuburira ubwoko. Imana ngo yohereze urufi ruramumira. Yona ageze mu nda y'urufi, haravuga ngo Mana, oriya mama sete ya baba, afatira amasengesho mu nda y'urufi. Habwira Imana ngo Mana waramukunkuye ahangaha nakuvugira. Imana ikeneye kuyivugira mu muraba, Imana ikeneye kuyivugira mu bibazo, Imana ikeneye kuyihamya mu madeni, Imana ikeneye kuyihamya abana bakunaniye, Imana ikeneye kuyihamya umugabo yagutaye, Imana ikeneye kuyihamya wabaye umupfakazi, Imana ikeneye kuyihamya mu kazi bakuretse, Imana ikeneye kuyihamya. Riya mama sete yaba. Yona ngo arasenga, asenga umunsi wa mbere, asenga umunsi wa kabiri. Ngo ku munsi wa gatatu ngo Imana yohereza iseseme mu rufi. Urufi ngo rugira iseseme. Yona arimo arasenga, urufi ruravuga ngo uyu mugabo namize ntabwo amirika. Ruravuga ngo Mana namujugunya he? Ngo ruragenda ku nkombe, ngo rujugunya Yona. Ruravuga ngo namize umugabo utamirika. Ndeka nkubwira ijambo ry'ubuhanuzi, hari igitondo abakuvogeye bagiye kukurekura, hari igitondo abarozi bagiye kukureka bitewe nuko bakuroga bagasanga uracemye uri muzima. Urukundo ukunda Imana nigwo rugiye kugaragara kuri wowe. Urukundo ukunda Imana nigwo rugiye gusobanura ibintu byinshi. Ukeneye guhamya Imana wariye, ukeneye Imana kuyihamya uri mu bibazo. Deka ngutumire mu materaniro tugira kuwa kane saa 8 hano Samuduha ya Kabeza hano i Remera. Tuyagira saa 8 kuwa kane, no ku cyumweru guhera saa 7 tuba dufite igitaramo cy'amasengesho cy'umuriro, tuba turimo turasenga abantu bakabohoka. Uzaze dusengana Imana. Kandi deka nkubwirira ijambo, Imana iyo ivuganye nawe ivuga mu itangiriro ikavuga no mu iherezo, ariko ntabwo ikubwira hagati. Imana ikubwira ko iguhaye umugabo, ntikubwire ko azagukura amenyo. Ikakubwira ko ikuzanye i Kigali, ntikubwire ko uzatarasa Kigali imyaka 15 warabuze akazi. Imana iguhisha hagati. Kandi mbere yuko Imana igutabara, iyo isanze hari ikintu wishingikirije, irabanza ikagisenya ikagikuraho, kugira ngo itangire ibyawe bitazagira umuntu ubyitirirwa, kugira ngo nigutabara hatazagira umuntu uvuga ngo yabigizemo uruhare. Urukundo ukunda Imana. Iri jambo nari ndizanye kubwira ngo ukeneye kwizera Imana mu bibazo, ukeneye kwizera Imana muri situwasiyo mbi, ukeneye kwizera Imana wariye, ukeneye kwizera Imana unashonje, ukeneye kwizera Imana. Mwene data, ukeneye kwizera Imana. Ntambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko wagwanye uruhe rugamba. Imana ikuremera amashimwe, Imana igutabare, Imana ikomora umubabaro, Imana igukiza igisuzuguriro. Amarira urira Imana yaguhoze, agahinda ufite watewe n'abantu Imana ikakomore, ubukene ufite mu rugo rwawe Imana ibugusohoremo, ubuzima bwo gupfundikanya butagira foromire Imana ibugukureho, gahinda watewe n'abana b'abantu Imana ikagukurira. Uyu mwaka Imana iguhereze amashimwe ku musozi aho utuye, bazavuge ngo Imana asenga ntabwo ari Bayali, ntabwo ari Dagoni. Imana yawe izagaragare. Oriya mama sete yaba. Ndaguhanuriye ngo uku kwezi Imana yawe izagaragare. Imana ukorera izagaragare. Izagaragare ko atari Bayali, izagaragare ko atari Dagoni. Ku musozi aho utuye amashimwe azabe menshi.
bavuge ngo Imana wasenze iragutabaye. Shalom, wibuke gukora subscribe. Imana iguhe umugisha.